mwiriweho neza, mwaramutse, abandi muramuke. Ibyo byose biraterwa naho muherereye ku mpera zose ku isi. Uyu munsi Rwiza aje kubibutsa ko uyu munsi ari umunsi wo kwibuka abacu, abanyarwanda barenze miliyoni bapfuye mu 1994 bazize Genocide yakorewe abatutsi, bazira uburyo ki bavutse kandi batarabigizemo uruhare. Rwiza nawe yifatanyije na buri munyarwanda aho ari hose ku isi. Twabuze abacu, twabuze ababyeyi, twabuze inshuti, twabuze abaturanyi, twabuze aba uncle, twabuze aba auntie, twabuze imiryango hirya no hino kandi tutarabihisemo. Uyu munsi ku muntu wese ufite urubuga n'ijwi rivugira abo bantu bose nzirakarengane. Ntabwo byoroshye, ariko hamwe n'Imana ikomeje kubaka ubwoko bwayo. Ntimuheranwe n'agahinda, mwibuke, twibuke, kandi tunashishikariza buri munyarwanda aho ari hose kwagura urukundo, kugira ubumuntu, kugira ubupfura, kugira ngo ibi bintu ntibizongere kubaho ukundi. Nimuhumure kuri buri muntu wese wasigaye. Imana izagenda idushoboza kwiyubaka nk'uko umukuru w'igihugu cyacu yatubereye urugero, yatubaye hafi, yadusubijemo imbaraga, kandi yazibye icyuho kuko yahabaye umubyeyi. Turashimira buri munyarwanda aho ari hose kandi ku isi hose ahagarare mu rukundo kugira ngo ibi bintu ntibizongere kubaho ukundi. Turashimira n'inzego zibidufashamo. Imana ikomeze itubashishe kandi duhe kwiyubaka, ntiduheranwe n'agahinda, kuko Imana yacu iracyahari kandi ngo ntabapfira gushira. Murakoze rero. Rwiza yaraje yihanganisha imitima yatentebutse, yihanganisha abababaye, yihanganisha abafite ibikomere bigaragarira amaso ndetse n'ibitagaragarira amaso biri mu mitima, kugira ngo twiyubake, duteze imbere igihugu cyacu, dukundane kandi tubumwe. Murakoze cyane. Yari Rwiza TV show in Canada.